Yes, reka tubashimire cyane mwe mwese mudukurikira muri ahantu hatandukanye, haba mu Rwanda birumvikana ni mu turere 30 tugize igihugu, haba diaspora mwe mwese muri mu bihugu bitandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Tubabwira ko tubakunda, mukomeze mukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho mu bambere. Tumaze iminsi rero tubabwira ibiganiro bitandukanye birimo uko wamenya niba utwite, kumenya igitsina cy'umwana utwite. Uyu munsi rero tugiye kukubwira ni gute wamenya itariki noneho uzabyariraho. Gutwita ni bimwe mu bihe abagore benshi bacamo kandi bifitiye akamaro cyane ikiremwa muntu. Umugore atwite iyo yakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo ari mu gihe cy'uburumbuke kandi nta bibazo by'ubugumba bafite. Turibanda ku kumenya uko wamenya itariki uzabyariraho. Mbese birashoboka ko wamenya igihe uzabyarira? Mbese birashoboka ko nyuma yo gutwita cyangwa gutera inda ushobora kumenya umunsi w'agateganyo uzabyariraho? Iki ni ikibazo ababyeyi benshi bakunda kwibaza. Igisubizo nuko bishoboka. Ese ubundi bimaze kumenya umunsi uzabyariraho? Kumenya itariki uzabyariraho ni ngombwa kuko bigufasha kwitegura umwana, bityo itariki yo kubyara ikagera ufite ibikenerwa byose kugira ngo umwana wawe avuke nta kibazo afite. Ese ibi bisaba iki? Kugira ngo ubashe kumenya igihe uzabyarira ugomba kuba uzi itariki waboneyeho imihango iheruka mbere yo gusama. Ni ukuvuga niba waragiye mu mihango ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2016, uwo ni umunsi wa mbere w'imihango. Abagore n'abakobwa benshi bamara mu gihe cy'imihango iminsi iri hagati y'3 n'5. Tuvuge uru rugero rwacu, uyu mugore yamaze mu mihango iminsi 5, ubwo itariki dukeneye ni itariki ya nyuma yaboneyeho imihango, ariyo tariki 15 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 2016. Uko bikorwa: uburyo bwo kubara maze tukamenya igihe umugore hazabyarira. Dufite umunsi wa nyuma yagiriye mu mihango, buroroshye cyane. Dufite ibice bibiri dukoresha ndetse na buri mugore wese aba agomba gukoresha bumwe muri ubwo buryo nyuma yo kumenya igihe yaboneye imihango ya nyuma. Icya mbere, igihe ukwezi uherukamo imihango ari ukwezi kutarenze Werurwe, ukwezi kwa 3, ubwo ni ukuvuga ukwa mbere, ukwa kabiri cyangwa ukwa 3. Dore uko bikorwa rero. Ufata itariki waboneyeho imihango, kongeraho amezi 9 ku mezi ndetse n'iminsi 7 ku munsi. Urugero, Maria Grace ni umugore ufite abana 2, hashize amezi 2 atabona imihango, nanone arakeka ko yaba atwite. Yihutiye kugura test de grossesse muri farumasi imwegereye, asanga haratwite koko, ndetse ateganya no kwegera ikigo nderabuzima kugira ngo bakurikirane ubuzima bwe. Ariko Maria Grace ashaka kumenya aho umunsi azabyarira kugira ngo amenyeshe mukuru we uba i Burayi azaze kumusura yabyaye. Kaneza ku munsi wa nyuma yaboneyeho imihango ari tariki 13 z'ukwa 3 mu mwaka wa 2016. Uko tubikora: ureka kubona imihango ku itariki 11 z'ukwezi kwa 3 2016. Itariki urateranyaho iminsi 7 bingana na 11, uteranyijeho 7 bikangana na 18. Ukwezi uteranyijeho 9 bingana na 3, uteranyijeho 9 bikangana na 12. Maria Grace biteganyijwe ko azabyara ku itariki 18 z'ukwa 12 2016.
Icya kabiri, igihe ukwezi uherukamo imihango ari ukwezi kuri hejuru ya Werurwe, ukwezi kwa gatatu, ubwo ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwa cumi na kabiri, mu kwa cumi n'abiri ufata ukwezi waboneyemo imihango ugakuramo gatatu, noneho itariki ukongeramo iminsi 7, umwaka ukongeraho iminsi 7. Urugero, Francine ni umukobwa w'umwangavu wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuhungu bigana, none hashize amezi 3 atajya mu mihango, arakeka ko atwite. Nyuma yo kubibwira ababyeyi, bamujyanye kwa muganga basanga koko atwite. Ababyeyi be bafite impungenge ko ashobora kuzarata ikizamini cya leta gisoza amashuri, none bashaka kumenya aho munsi azabyariraho. Niba umunsi wa nyuma w'imihango iheruka ari kuri wa 13/5/2016, ubwo azabyara ryari? Uko bikorwa rero nuko uheruka kubona imihango ari itariki 13/5/2016, itariki wateranyeho 7 ubwo bingana na 13, uteranijeho 7 bingana na 20, ukwezi ukuyemo 3 bingana na 5, ukuyemo 3 bingana na 2, umwaka uteranyijeho 1 ubwo bingana na 2016, ugateranyaho 1 bikangana na 2017. Francine biteganyijwe ko azabyara ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 umwaka wa 2017. Waba ugize ikibazo se nyuma yo kumva inkuru yacu? Tubaze, tugufitiye umwanya. Jya muri comment, ariko banza ukore subscribe, like, share, ubundi ujye muri comment udusobanuze neza, twiteguye kugusobanurira. Reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe, by'umwihariko wowe wibutse gukora subscribe kuko ni ingenzi. Twubwira tuti turagukunda, ndetse namwe mwese turabakunda, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.